ariko kumva ko umugabo wanjye arimo azenguruka yambwiye ngo ndagukunda ariko hagati aho ngaho nkasanga akunda n'uriya agakunda n'uriya ariko tujye tureka kwikunda ibiremwa byose tuzi ko byaremwe n'Imana none iyo bafashe uremera ko ibintu byose bifite agaciro imbere y'Imana kimwe yego kuko byaremwe n'amaboko yayo cyangwa byabayeho kubw'ijambo ryayo byose ndabyemera ko byose urabyemera reka tujyane iyo ufashe ihene ukajya kuyibanguriza ku mfizi yo kwa Sebishyimbo noneho nyirakimuzanye hariya hirya nawe akajyana yiye sibyo runaka nawe akajyana yiye ubwo iyo hene bwije ibanguriye izindi hene zingahe zishobora kuba n'10 kuki se byo bititwa ko iyo hene yabaye iby'ihene byubakitse bityo iby'ihene byubakitse bityo none se abantu bo batandukaniye he abantu bo bitandukanye bite ariko wemera ko njye nk'umugore wawe mfite uburenganzira ku mubiri wawe ndabyemera 5/5 gute ubufata rero ukawujyana gute ubufata ukawujyana utangishije inama madangira inama njye hariya mfateho yego cyangwa oya igihe mvuze oya ubaha oya yanjye urumva ariko yego yazabaho ni nkuko ufata nk'amafaranga dusezerana cyangwa niyo tutasezerana ku bana ukagira uruhare ku mubiri wanjye nanjye nkagira uruhare ku mubiri wawe iyo tutari abana uba ufite uburenganzira n'akazi kawe aho ushaka hose ariko hari igihe kigera ukavuga uti mpisemo uyu nguyu ambere umubiri kuko njye ndi umubiri wawe ejo ari igice kimwe cy'umubiri wawe yego ariko ejo numvise ngo wagiye watandukiriye wagiye hariya wa mubiri wowe wangeneye uwuhaye n'undi muntu harya ubwo ngubwo nakishima ariko nkawugarura wawugarura so hari ako ubutayeyo hari ako usigayeyo oya ntakarukunda hari ako usizeyo inshuti bakunzi ba Jabo TV show nagira mu nsobanure kuri iki kintu niba umugabo agiye agahuza n'umuntu hariya hirya umuntu kazi ariko akagaruka yuzuye uko yari yagiye